we yahageze ananiwe atabasha no kuvuga, kuko we yahageze bamaze kumutema. Yahageze ari kumwe n'utwana twe tune, iyo wababonaga bahari nkurikirane. Yageze kuri bariyeri abo yahasanze mumfashe duhagaze dusenge Imana. Urakoze n'Imana yacu, turagushimira ko wabanye natwe tukaba twongeye guhurira aha. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Ni muri ubwo buryo ikituzanya aha cyane nk'Abanyarwanda, cyane cyane abaturage b'akarere ka Rutsiro, by'umwihariko umurenge wa Mukura. Ikituzanya cyane ni ukwibuka imiryango yacu yazimye. Nyakubahwa umuyobozi w'akarere ka Rutsiro akaba n'umushyitsi mukuru, nyakubahwa vice mayor, nyakubahwa umuyobozi wayibuka mu karere ka Rutsiro, ba nyakubahwa muhagarariye inzego z'umutekano turi kumwe, bavandimwe barokotse jenoside yakorewe abatutsi, abaturage b'umurenge wa Mukura, mbanje kubasuhuza. Uyu munsi duteranye kuri uyu musozi twibuka ku nshuro ya 30 imiryango yazimye muri jenoside yakorewe abatutsi. Ku rwego rw'akarere ka Rutsiro, mu karere ka Rutsiro habaruwe imiryango isaga 930 yazimye mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi 1994. Umurenge wa Mukura by'umwihariko uri mu bafite imiryango myinshi yazimye, aho habaruwe imiryango 340 yari igizwe n'abanyamuryango 1751. Ubw'ibyo rero turashimira ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro bwemeye ko uyu munsi wajya ubera hano mu murenge wa Mukura. Igikorwa muri iyi myaka 30 kibaye ubwa kabiri. Akaba rero twebwe nk'abaturage b'uyu murenge, by'umwihariko abarokotse, twishimira ko iki gikorwa mwahisemo ko cyajya kibera muri uyu murenge. Mu rugendo rw'imyaka 30 nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, abarokotse bakomeje kwitabwaho mu buryo butandukanye, harimo abashakiwe amacumbi, abahawe amatungo magufi ndetse n'amaremare, no guhuzwa n'andi mahirwe ya leta agamije kubageza ku iterambere. Gusa nubwo hakirimo imbogamizi z'abagifite amacumbi ashaje, ariko hamwe n'ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, dufite icyizere ko nabo bazabona amacumbi kandi agezweho. Nyakubahwa meya w'akarere ka Rutsiro mukaba n'umushyitsi mukuru, abayobozi mu nzego zitandukanye, bashyitsi namwe inshuti bavandimwe mwaturutse mu bice bitandukanye, mu izina ry'abaturage b'umurenge wa Mukura ndetse no mu izina ryanjye bwite, tubahaye ikaze. Twibuke kwiyubaka. Nyakubahwa umushyitsi mukuru, nyakubahwa vice mayor, nyakubahwa umuyobozi wayibuka, abayobozi mukuru y'inzego z'umutekano, nyakubahwa mwese, ababuriye ababo muri jenoside yakorewe abatutsi, mwese muri hano, mwabuze abaturanyi, inshuti, ndetse nakongeraho n'uwaba yaraguye mu gishuko cy'ubuyobozi bubi. Mwese mukomere muri iki gihe twibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi, ariko by'umwihariko ahangaha mu murenge wa Mukura akaba ariho akarere kose ka Rutsiro kaje kwibukira
imiryango yazimye muri icyo gihe. Mwese mukomere mwihangane kandi twibuke kwiyubaka ku mpande zose, kwiyubaka ku bigaragara, kwiyubaka no ku mutima, kugira ngo n'urubyiruko ruri hano ubona ko abana babyitabiriye, urubyiruko rwitabiriye kino gikorwa, twese tugerageze kumva impamvu twibuka ndetse n'amateka mabi yegereje abanyarwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi, tukamenya intandaro, tuzagira udushuka cyangwa katubwira amakuru atari yo. Ndagira ngo mbanze rero n'abasuhuze kuko bamwe muri mwe hari abo duherukana kera, nanjye naherukaga hano kera, abo rero mbashuhuje kandi kuko nshimishijwe n'uko mwese mwitabiriye kino gikorwa. Ngera hano bwa mbere hari abo twazanye, nahageze mu 1960 hari umunyeshuri nza ndi umusaveri hamwe na bagenzi banjye, tuje gukorera ingando yamaze iminsi 3 ku ishuri rya Rwingogo, ubwo ni hariya haruguru. Bari turi kumwe n'umupadiri witwa Kenyabusoza Clemene, nawe yazize jenoside yakorewe abatutsi. Ahangaha twakundaga kuhasanga abandi bakirisitu, twabonaga no mu misa bakundaga gushyira abantu hamwe. Nibuka abaturukaga inahangaha ahitwa Rwandamiko, niko ishuri ryaho baryitaga, turi Mushubati. Hari abagabo babiri najyaga mbona bakunda kuza kumutunganya gusakuza kiliziya, bitware neza. Umwe yitwaga Mafuku Boniface, arabamuzi. Undi yitwaga Kizito François, arabamuzi. Mbere ya 59 abo bantu bari abantu bagenda bafatanye bunze ubumwe kandi banakomoka hamwe, bose bavuga kimwe. Nyuma yaho rero abo bantu baje kumenya ko umwe ari umuhutu n'undi ari umututsi, ariko bari abakirisitu mbere. Ndaza kubabaza yenda utubazo kuko nabaye mwarimu igihe kirekire, abarimu bakunda cyane cyane amasomo yabo kuyavuga bashyiramo n'utubazo. Kuba umuntu yaba umuhutu cyangwa umututsi n'ibyaha umutansubiza ko nuko. Iyo byabyaye amahari se ubwo nibyo byiza cyangwa icyaha kiba cyabonetse? Murakoze. Reka rumva kuri ibyo bintu byatwangirije igihugu ku buryo niyo umuntu ateruye kubivuga undi atangira no gucyabaguza ati ibyo bizaniye iki, ati ibyo bizaniye iki. Abanyarwanda bafite umugani uvuga ngo ryangombe ihimba aho ihawe intebe. Ni ukuvuga ngo icyaha burya kigendana n'icyago ariko kigakomoka ku kinyoma. Kugira ngo pasiteri amagambo azajya basubira. Murayumvise? Yasubiramo, icyaha kigendana n'icyago ariko kigakomoka ku kinyoma. Uwabonye abanyarwanda bafatanyije batya kuko navugaga Mafuku na François Kizito batahiriza umugozi umwe ahangaha, navuze abinangaha kuko ibyaha ndabizi. Iyo njya ahandi naho nari kuvuga ibyaha, ndavuga muri aka gace nakunze kuba mbabwiye abantu ko mbazi kandi yenda ubu ngubu hariho abakomokaho cyangwa se inshuti. Ubyumva urukundo bagiraga, nagira ngo namwe mubanze mu rutekereze muzarwiga. Ngo ryangombe ihimba aho ihawe intebe, uwo ni umugani. Ryangombe yari umuntu wari warazanye uburyo bwo gusenga, nta nubwo yari Imana bakazajya babeshya, ahubwo ryangombe yari umuntu nk'uko tujya tuvuga n'abapfumu n'abahanuzi.
ndetse iyo basengaga baravuga ngo kagira imana ryangombe rero ari umugaragu w'Imana. Mwatangiye kunyumva cyangwa mwatangiye kurangara? No mu Rwanda rero nk'uko Ryangombe ngo yakomokaga mu Buganda ahantu hitwa mu Bunyoro, aza mu Rwanda. Ibyo bamuvuga hano mu Rwanda burya nuko yari n'umunyamahanga. Burya abanyamahanga bikomye Abanyarwanda. Abanyamahanga bahari Bunyabungo hirya hakurya y'Ikivu bigeze gutera u Rwanda, bica umwami w'u Rwanda bakora ishyano. Hari n'abandi banyamahanga baturutse ahantu kure cyane muri Uganda nanone nabwo bateza intambara mu Rwanda. Hari abandi banyamahanga nabo baturutse i Burayi hakurya y'amazi magari, bo baza ari abazungu batuzanira n'imahano. Reka bariyo duheraho turaganira. Ngo umuzungu yageze mu Rwanda hari i Nyanza ndetse akajya n'Isave, yaje kumva ukuntu Abanyarwanda iyo bigeze nimugoroba bajya hamwe bagatereka amayoga, bagatarama, bakabyina, bakaririmba. Noneho aza kuzavuga ati aba bantu bateye batya imico yabo imeze ite? Ngo agira amatsiko. Bano bamukura turi kumwe, mutege amatwi nk'abaza kubibazwa, baza kubaha ikizami. Mwayateze muhumure ntacyo mbaha, akizami nza kuba. Uwo muzungu rero amaze kugira amatsiko yuko Abanyarwanda iteka ryose bashakisha uburyo bwo kubana no kubyina no kunezerwa, yaragiye akajya agenda nijoro. Ati nzajya ngenda hatabona, nta matara baba bafite, ngende nicare hagati yabo numva ibyo bavuga. Yaramaze no kumenya Ikinyarwanda. Akomboka yabagera hagati, noneho ba bantu bagaceceka, bakajya bavuga noneho badasakuza nk'uko mbese buri muntu yivugaga n'undi akavugira icyarimwe nk'uko akunda abantu banezerwa. Ati babwiwe n'iki ko mpageze? Ariko abantu ni abanyabwenge, abandi birabura si uko bateye. Babwiwe n'iki ko naje nijoro? Babwiwe n'iki? Muzi icyatumaga babimenya? Yazaga yisize isabune, yahagera noneho nubwo ari nijoro hatabona, ariko ya sabune ikabahumurira. Bati twajwemo. Ubwo bagatangira bagahindura ibiganiro, naho we akabivanamo. Aba bantu bazi ubwenge bitangaje, si nk'abandi bose. Wa mugabo araza kuzegera Umunyarwanda aramubwira ati ko numva mwivuga, numva mwishima, iyo umuntu yivuze mukamuha n'amashyi, nanjye wanyigishije kwivuga. Ngo aragendera bimwigisha, amwigisha ikivugo. Amaze kumwigisha ikivugo, ati nujya ujya kurangiza ujye uvuga cyane uranguruye ijwi, uvuge ngo ndiyo ndiyo ndiyo, ubivuge gatatu. Noneho wa muzungu agahaguruka akivuga mu Banyarwanda. Yahagera agakoma amashyi, yavuga ati ndiyo ndiyo, bakamuha amashyi cyane, akanezerwa ati nanjye nabaye nkabo, nabaye Umunyarwanda. Ashaka kwiga imico yabo rero akayicengera akayimenya. Ariko wabandi bamwigishije kwivuga, yaragiye abwira bagenzi be ati buriya namwigishije kwivuga, ngo najya kurangiza ajya avuga ngo ndiyo ndiyo, najyaga ngira ngo burya yita iki. Ati kuko abazungu barya imineke kandi twe ntiturya imineke turi abagabo. Ati najyaga ngira ngo ajya avuga ngo ndiyo, ngo ni ingunzu nkunda imineke. Abandi noneho ateruye kwivuga ikindi gihe, arongera nawe arangiza kuri ndiyo ndiyo, noneho bavuze urwamo cyane. Ati wa bantu banezerewe nanjye banyumviseho ubuhanga. Abanyarwanda tumuzi ko turimo n'inzimuzi. Hari uwagiye aramubwira ati ariko uzi igituma burya banezerwa cyane iyo kwivuga? Ati ni uko unyuza mu kwituka. Ati ndetse kandi ati wiyemeza kuri ingunzu ukunda imineke, ati byo kwivuga ukabura biretse.
yarababaye cyane, abwira bagenzi babo ati burya muri bya byivugo badutukiramo, ati utari umunyarwanda bamutukiramo, ati bazi ubwenge butangaje. uzi ko wahagurutse abari hano bangana nanjye, hari umuntu uhagarara ahangaha ntamenye kwivuga? uzi ko ubu ngubu ntazi kwivuga kubera ko icyo gihe bahise babica, batubera agatsindwa burya batukiramo utari umunyarwanda. Imico y'abanyarwanda rero batangiye kuyisenya. Ako kantu nagira ngo mbanze mbumvishe namwe, ariko mwumve n'ubwo buhanga bw'abanyarwanda, ariko mwumve ko nanone nta muryango utagira igisasa, habayemo ujya kubivuga abavamo. Ngere babwira kandi kamwe, sibyo? Noneho nkomeze isomo ku bundi buryo. Hari umuzungu waturutse iriya muri Tanzania ku nyanja y'Abahindi. Ni kera abanyarwanda bari batarabonana n'abazungu, ariko aza afite ingabo wagira ngo iki gihugu cyose acyatiranye agere ku yindi nyanja iri hirya cyane. Yagenze imyaka 2, yari afite abantu 400, ngo yarwanye intambara 32 yose. Muri izo ntambara 32 hari intambara yarwanye ngo ageze hagati muri Afurika. Ati Nyagasani yabyanditse mu gitabo cye, aho gatabo nigeze kugatunga. Ati intambara ziba nyinshi, muri izo ntambara 32 zose imwe yari igiye kutumaraho. Ubanza atarabirabura bayirwana. Iyo ntambara ngo niyo yarwaniye ku kiyaga cyitwa Ihema. Ihema ni hariya muri parike y'Akagera, ni mu Rwanda. Yarahuye n'abanyarwanda. Bana b'abanyarwanda mukomoka ku banyarwanda b'intwari. N'uwo muzungu yarabyanditse aravuga ati bariya muragende muri Menge muzagire ngo bateye intambara. Abanyarwanda bafite ubwenge, abanyarwanda bakagira ubwiza, bakagira umutima, bagashakisha iteka ryose icyatuma babana bakaba bamwe. Niyo mpamvu mu mateka ya kera, mu mvugo za kera, abanyarwanda bitwaga bene Imana. Ngiryo izina bahuriragaho. Ubundi bakitwa rubanda rw'umwami. Ubundi ukize agakiza undi, akamugabira. Aho rero bakakura imbaraga nyinshi. Abanyarwanda bakarangwa no kugira imbabazi. Ngo niyo babaga bagiye gutabara, ni ukuvuga bagiye ku rugamba rwa kure, bagiye ari ingabo ziri kumwe. Kandi ntabwo muzi imitwe y'ingabo n'amazina yazo. Mana we, imitwe y'ingabo y'abanyarwanda, hakaba izitwa Inyaruguru, hakaba bitwa Bakemba, hakaba bitwa Uruyange, hakaba bitwa ariko iyo bajyaga gutabara bose habagaho umuhango ukomeye wo kubabwira ngo tugiye guhamba amatiku. Mwateze amatwi mwabasaza mwe, namwe mwabana mwe, guhamba amatiku ni iki rero? Ngo tugiye gutabarira u Rwanda n'abanyarwanda, tugende turi bamwe, nta n'umwe ugira icyapfa n'undi. Abari baraburanye imirima, abari barabeshyeranye amarozi, abari baragize bate, abo ngabo wa muhango bose bagasomera ku ntambwe imwe, bavuga ngo kubu ngubu dushyinguye amatati, shyinguye amazimwe, inzangano, tuzabyongera tugarutse tuvuye gutabarira u Rwanda. Hari n'abagendaga bakayahamba iyo ngiyo bakagaruka bavuga bati twariyunze. Niyo mpamvu hagati y'abanyarwanda habagamo ikintu cyitwa igihango. Igihango ni ukuvuga ngo sinzaguhemukira nawe ntuzampemukire. Ibyo barabishakisha. Abanyamahanga rero mu guca umuco bahere no kuri ibyo byiza bimeze nk'icyo ngicyo mbabwiye. Abantu bagiye ku rugamba ibatanya bakabishyingura aho ngaho bakagenda kugira ngo nuzakomereka mugenzi we azamuterure atavuga ngo awa. Bose umuco mwiza, so umuco mwiza.
iyo tuvuga jenoside yakorewe abatutsi uwo muco wari ukiriho birashimishije ko mwese mubuze mutuye. Iyo rero twibuka ibyo byose, niyo mpamvu nta muntu wari ukwiye gusiba. Tuze duhurire nk'aha twibuka ibyo byiza umwanzi kavamahanga yatuvukije. Ariko kavamahanga uwo tuvuga w'umuzungu nyamahanga we yaheraga ko iyo mico atayizi, azana mw'iwabo natwe tutazi, aratuvangira. Twemere se duheranwe. Niyo mpamvu ubu tugira umuco, imvugo ndetse n'ingendo n'ingiro yitwa abadaheranwa. Mumenye ko muri abadaheranwa, n'urubyaro rwacu ni abadaheranwa. Ni ukuvuga ngo n'ikibi tugomba kuzakiganza byanze bikunze. Hashize rero imyaka 30 ibyo bintu tubirimo, ariko nagira ngo mbabwire ukuntu ibyo bintu nyuma y'imyaka 30 byabaye intangarugero. Mu Rwanda rwacu rwabayemo jenoside, hagapfa abantu basaga miliyoni kubera ko ari abatutsi byonyine gusa. N'aha ngaha mwese mukaba mufite amatongo y'ishyano ryose ashoreranye. Mu gihugu hose turibuka. Imiryango 900 yazimye mu karere kamwe. Aha ngaha muri Mukura siho hari segiteri yitwaga Kigeyo. Segiteri yitwaga Kigeyo yabayemo umuntu nge twabonanye, ndi hariya imabanza, ndi umuyobozi waho. Abaturage baramushorera, araza nyibwirira ko yisha abantu 99. Nuwaha muri Kigeyo waje. Ubu ndabona batangiye guseka bamwibutsa bamwe. Uwo muntu yabimbwiye atanyura ku ruhande. Ese kuki utagize 100? Ati narahebye, ntaho ntageze mbu ujana ndamubura. Nakana ndakaba. Bari bamuzaniye iki? Mbere na mbere nuko bari bamurambiwe umuntu wari warakoze ibyo ngibyo, yari yarahacutse mu mutwe. Mujye mwirinda guhacuka abantu muri hano. Uhacuka se niki? Ni ugutekereza ukavangirwa mu bwonko bwawe, ugasigara utakiri umuntu utekereza. Ubu rero kubera ibyo byose yarageze ku urwo rwego. Bamuzanye kuko yafashe akana k'imyaka 8. Nje ku bwanjye ndabwo nari ntangiye kumva ko umuntu mukuru afata umwana ku ngufu. None byasigaye byarabaye nk'umuco, ahantu hose byarahageze. Ngo umwana w'imyaka 12, umwana w'imyaka 4, umusaza wa 80 ngo ari kumufata. Ibyo ni ibiki? Muzi umuco twataye w'ubunyarwanda ni wa muco witwa kugaya. Kandi iyo ugaye ikibi aho kiri hose urahagaya. Niyo cyaba ku mwana wawe cyangwa se ku nshuti yawe, urakigaya. Umwana wanjye ariba birambabaje, ariko ntumurengero. Twataye umuco rero. Sigaye tuvuga ko ari data se, ndabaya rwose bemo kumubeshya ntibamwihorere. Ko ari mubyara wanjye se rwose mbese. Nuko wa muco wo kugaya uracyahari. Iyo uzi kugaya ikibi umenya no kukigayaho iyo wagikoze. Abaturage bamukura muri hano tugariro kubi n'ubwiza umuco witwa kugaya ikibi. Niba mbivuze hari n'ugira icyo apfana n'uwo muntu kandi akabumva ntamubeshyera, nidufatanye ku kigaya. Umwana bereye se wabo, ariko nawe si we. Urumva aho ubwenge bwari bwaragiye, bwari bwarazindutse kubera icyo yakoze kandi kubushakira. Mbahaye rero urwo rugero kandi ndabona mwese muguye mu kantu, ariko hari inyigisho biba biri kuduha twese.
Abanyarwanda rero twatakaje umuco ko muri aha mwese nta n'umwe keretse abana bato nta n'umwe utaratakaje inshuti ngo avuge ati ubonye kanaka ubonye kanaka. Umuntu aherutse kuduha ikiganiro nk'iki ngiki, twari twagiye kwibuka mu murenge wa Mubuga, aratubwira ati njyewe nateye intambwe, umuryango wanjye wakoze na jenoside ariko njye ntayo nakoze, ariko ndasaba umeze nkanjye aze twegerane tugira ukuri. Uruzi ko twahambye ukuri, niko yavugaga, ariko nanjye mbisubiyemo. Uzi guhamba ukuri, uzi kwimakaza ikinyoma ukakicarana nkangaha, icyo uzi uhakana uti iyo abantu batakimenyaga kubera iki gukora iki. Ese ukuri ni iki? Mwegere pastor arababwira ko ukuri bivuga Imana. Utagira ukuri ntagira mwuzuze. Ahatari ukuri ubwo haba ikinyoma, atari Imana haba hari iki? Rwose urakoze ni Satani. Ariko se umunyarwanda ziharirwe na Satani. Imyaka 30 tugiye gutangira, ibi mwaka yo kubaka ukuri, imyaka yo kubaka ukuri mu gihugu. Abantu rero bazanye amacakubiri mu gihugu cyacu, baragiye bategura n'abakozi babo. Burya Repubulika ya mbere ni abakozi b'abanyamahanga, nibo batangiye iteka kujya bavuga gahutu gatutsi ntacyo mupfana. Ariko muzi ngiye ibyo nabonye abahutu n'abatutsi bagirana isano ikomeye. Tujye dukunda no kubitindaho, ariya se n'amoko nyabaki. Hariho abantu bigeze guhindura amoko, ati ubwo burugumesitiri akunda kubizana reka nanjye nibere umuhutu, akagenda akamuha inka akamwandikira indangamuntu, wa muntu akaba umuhutu. Ino ntibyahageze ariko ndabizi ko hari aho byageze. Muzere shitani yinjiye mu moko yacu igahitirira muri politike y'abanyamahanga n'abanyarwanda babandi twakwita ibikoraburozi, bageze aho bikora mu nda. Ni muzi iyi politiki tuyikura amenyo. Kwikura amenyo so niki? No kugarura ubumwe bwacu. Ni kwa kundi tugaye ikibi hanyuma tugashyira imbere cyiza. Iki mbabwiye babwije kuri kugira ngo hateje ejo bundi abanyarwanda twebwe ikintu twakwita umuvumo cyakwitwa ikibi kizanatuvemo. Umuvumo mwababwire se, umuvumo mwababwire umutanyuka tangiye kurakara, uri kwishima, ni byiza bifate mu mutwe. Umuntu yabaga kera yarishe umwana, yabaga akoze ikidakorwa, mu muryango hakava umuvumo, umwaku utuma iteka ryose agira nk'abana bagira nk'aya myaka ya wa mwana agapfa. Abantu babikurikirana bati kandi arazira umuzimu wa mwana bishe bamurenganije, dore nawo umuzimu yateye iwacu umwana. Bakajya guterekera bakagusha neza wa muzimu. Ubu twebwe dusigaye tubisuzugura ngo nta kizira. Nta kizira. Nta muntu w'umusore wakubitaga nyina cyangwa se ngo amuhenanture ku mukingo. Baricaraga bakamuhana, byanakwanga bakamuca mu muryango. Burya umugayo ni ikintu kibi. Umvise madamu, umugayo ikintu kibi cyane. Kuki? Kuko wakubise umubyeyi wawe. Yibura umusore aho ugiye gusaba bakaryana inzara bati nyamara uriya yahenantuye nyina ku mukingo.
kikaba igisebo. Tugomba no kugerageza kuvana igisebo mu muryango wacu w'Abanyarwanda. Igisebo se ni iki? Kubera icyari igisebo ni amaraso ibi bitaka byose byanyoye, ni amaraso izi mpinga zose n'izo ntoki na hehe. Nyuma y'amezi 3 twagiye abantu tubarangirizamo, yaba njyewe yaba wowe yaba n'utaragiyeyo akaba nabizi, ariko icyo cyuka gicucumuka mu mwayo maraso turagihumeka twese ntabwo cyari gikwiye. Reka tugihwanike kugira ngo cyo gukomeza igukurubuka mu bantu. Niwo mwaka unavugaga kuki si ibishyimbo byakwera mwayo maraso ukumva wabirya, ugumva uriye iki? Umugabo nyankunda gutangaho urugero nk'uko wa wundi namuvuze hano, wowe n'uwe Kibirizi yaje kunganyira ambwira tumva merewe nabi ese bite, ati ndatangira kurya ngumva ijwi rirambwiye ngo rekeraho ongere kurya, ati kandi si mu buntu bivuze. Natangira gushyira umuheha mu icupa ntagiye kunywa inzoga, ati ngumva ngo ntusubire gusoma, ati gahaguruka, ati ubu noneho nje nirukanka hano kuri komine ni mu ndamiro ni mu ntabare. Umuntu yaje yivanze, nihagira umunyarwanda ugera ku rwo rwego ujye uhaguruka umuhumurize, ntukavuge ngo yatombotse ngo cyatombotse, uzaba umwongereye n'ibibazo. Muze rero tuvurane kuko birashoboka, imbabwira birashoboka. Nta muntu ufite imitwe ibiri, buri wese agira umwe, kandi umutwe ugenda ukwibutsa bya bindi ushaka no kwibagirwa. Ibyo rero bitari byiza, ubu twibuka buri muntu wese afite inzira yo kubikemura. Zirahari, hari amashyirahamwe yitwa Mvura Nkuvure. Inshuti muteraniye hano, bana b'u Rwanda muri hano, muri 1994 mu kwezi kwa 4, iryo cyane nababwiraga, leta mbi yashoye Abanyarwanda muri bagenzi babo ishingiye ku kinyoma. Nimutabica barabica, dore babamereye nabi kandi barabeshyaga. N'abana ntimubasige, babakoresha ikidakorwa. Umwana se ko ari marayika wamwica ngo yakoze iki? Bati n'uri mu nda ntimumureke, ibintu by'amahano. Bati n'abagore n'abakecuru cyaraziraga kwica umugore kuko umugore ni nyina w'abantu, kirazira. Abyara abantu kandi akarerera igihugu. Umugore ni nyampinga aho yashatse, uturuka iwabo wese amwita musaza we, kamwakira kamusasa umubatanira ngo umuco mwiza. Iyo leta yagize abantu rero nk'inyamaswa, tutinyuke tunabivuge. Abatutsi maze kubarangiza, ibwira babandi yitaga bene wayo, timungurikire tugende. Dore njyewe ntwaye imodoka, ntwaye n'amadolari, aho ngera nzagenda mu ndege nayo ikorera ibirago byawe nkurikira, ngwino tugende. Maze kugukoresha ikosa, agiye kuguta ku gasi. Iteka ryose ikinyoma kikakubwira ngo tugira isano. Ntawe ugirana isano n'umugome, ni ukuvuga ngo nyir'icyaha wazanye ubugome mu gihugu afite ubwe bwoko yihariye, ahubwo abantu ntibamwitaze. Bambwira bati uzasubira kunyiyitirira kuko ibikorwa byawe byagukize mu bundi bwoko budasanzwe. Uri nkora amaraso, uri umugome, uri interahamwe.
urefudere cyane iruhande. Nicyo kintu gikwiye ku gisubizo cy'umuntu urusha igihugu. Abanyarwanda bafite umugani avuga ngo umwanzi w'u Rwanda cyangwa umwishe w'u Rwanda mwuzuze, nta rwambara umugoma. Umugoma ni uruhu. Ni ukuvuga ngo wagiriye nabi igihugu ntabwo bishoboka kugira ngo yongere wamwite cyangwa se rwa ruhu rw'igihugu abe yarukenyera ngo igihugu yarakirangije. Ntibishoboka. Muri 1994 nanone mu kwezi kwa karindwi haturutse ihumure muri politike y'igihugu, politike nshya none. Kibi kirakozwe ariko icyiza kiratangiye. Intango ikomeye cyane ngo leta y'ubumwe, abanyarwanda muri bamwe, muri bene kanyarwanda, igihugu n'ingobyi ihekeye igihugu, ihekeye u Rwanda, mwese mugire. Tugiye hari tariki 19 z'ukwa karindwi muri 1994. Ubumwe bw'abanyarwanda, ndi umunyarwanda. Nagira ngo mbasabe mwese iri jambo mujye murusubiramo, kuko ni ihumure ku banyarwanda, ni ihumure ku bari bariho, ni ihumure ku barokotse, ni ihumure ku bari bahunze hanyuma bakagarurwa n'ingabo z'inkotanyi, ngo nimugaruke nimuhumure bana bacu. Hanyuma ndetse ni n'ihumure no ku bakoze ishyano bakumvira izo nyigisho mbi bakagwa mu cyaha, kuko haje ubucamanza bwunga, ubutabera bwunga. Ngiye kubaha urundi rugero kanrwihorera. Ndubahe hari abanzi ndi burugumesitiri hara hepfo, nibazamura akaboko ndebe ko bagihari. Baracyahari. Ngiye kubaha urugero rw'icyo gihe 1994 hari mu kwezi kwa 9 kurangira hariya. Bigeze mu kwezi kwa 11 gutangira, noneho nza kubaza abantu ni kuki ntabona abantu bahinga ku misozi. Barambwira ngo umwe aranyongorera ati ntabwo dushobora guhinga, ntabwo tugiye kuvunikira ubusa kandi tutazabira iki. Ni kubera iki se? Ati abantu tumaze kwica se mu gihe gishize tukabararika, twebwe ntimugiye kutwica, ahubwo muradutinde mwatugiriye vuba bikarangira. Urumva ukuntu imitima yari imeze icyo gihe? Muntu wa mukuru urabyumva? Uwo muntu yarabimbwiye, we yaratinyutse, abandi bo barabisha. Ni ukuvuga ngo mu bantu hari ubwoba bwinshi cyane. Icyo gihe rero nanjye nafashe inzira nino, narahageze ngenda mbwira abantu ngo nimuhumure, muhumure nimuhinge, muhumure mu gihe kitari kure kandi kuko intabire zaragaragaye ku misozi. Nibwo abantu bajyaga bavuga ngo ibijumba byabaye byinshi, ngo basigaye banabigaburira inka, kuko abantu nyuma yaho barejeje koko. Ngiyo leta y'ubumwe ivuga ngo n'uwakora icyaha yahanwa n'itegeko. Ngewe ubwanjye umuntu yafashe icumu kuri intera kera muri 1994 guhari mu kwezi kwa 4. Bari babiri, umwe afata akaboko ke. Uyu muntu ntabwo muzi, bamuretse akigendera. Nyuma y'icyo gihe y'amezi ageze kuri 5, uwo muntu yaje kujya kumushakisha, noneho afite n'ubwo bubasha bwo kumufunga, mubwira nti ngwino. Ahageze rero, bya bindi wakoze ni ibiki? Ati biki se? Ibuka cya gihe? Ati ryari? Kwahuye igihe ki? Aramburanye. Ariko ndamufunga kuko ubwo burenganzira nari bufite, kugeza igihe uzavugira icyo ubona dupfa. Bagenzi be bangana genda nk'uko igice kiri aha ngaha imbere yanjye kingana, nabivuga nanjye nzagira icyo mvuga. Uwo muntu rero yamaze amezi 3 yaranze kuvuga. Mwumva ukuntu icyaha kigoba ururimi.
kandi ijambo rimwe gusa nanjye nari kumubwira iryanjye, reka ndaza kubibabwira. Naje gutuma kuri wa wundi wafashe akaboko ke, ngwino. Araza ahagarara aho mu muryango wakasha, aho abantu babaga bafungiye. Uyu muntu dupfa iki, urakizi? Ati ndakizi. Babandi bose baraseka bati nyiracyo ntakizi, undi arakizi, ntikibabwire. Akibabwira nk'uko mbabwiye. Abandi baramuseka, akagira n'umubwira ati bari ngiyewe banarabivuze kera. Ndamubwira noneho rero wa muntu, haguruka, kubera ko ntabwo tuzajya imbere y'abacamanza ngo nkurege ko wanyishe kandi mpagaze aho ngaho. Wagize icyaha, none cyakugize imbata, uratinya no kukivuga, ariko ndakuretse igendere. Hashize imyaka 30 uwo muntu yatinyise kugaruka no kumbwira ati barakoze, cya kintu wamboreye cyarantangaje, cyaramfashe. Kuki harabura akabaraga kugira ngo yitandukanye nacyo? Simbizi, sinzi uko bimeze, ariko icyagusetsa hari hashize amezi ageze kuri 3 mvuye gushyingira mushiki we wari warabyawe n'umugore wanjye muri batisimu. Amezi 3 cyangwa 4 tuvuye gushyingira mushiki we. Muzi ukuntu umuntu ashyingira umwana wa batisimu, ibiseke, amayoga, imyenda, twarabikoreye iwabo ahari nawe. Uwo musore nyuma y'amezi 3 rero mpinduka umwanzi kuri we. Banyarwanda, murumva ukuntu twataye ubunyarwanda. No, reka ne kwigira mwiza, ariko iyo nza kumukoraho havuga ngo uyu nguyu yashatse kunyica, none mbaye burugumesitiri nanjye. Burugumesitiri nari maze gusimbura, muracyamwibuka? We yagiraga uburenganzira bwo kwica n'abadafite icyo bapfa nawe. Naho njyewe nari ngiye gukora nka we, kuko noneho dufite amasinde, sibyo? Mwazi icyatumye ntabikora ni ibintu bibiri gusa. Icya mbere ni ukwanga kwisenya njyewe ubwanjye. Bagize ngo mpagaze hano nkababwira ibyo ngibyo, mushyize hejuru mutya, muvuga muti nyabara kandi warishe mukuru wanjye kandi ntabimbwira. Ariko nzi ko ubu ngubu wimbuye nakubwira ntibabeshye, nakoresheje ikihe gikoresho. Ubwo rero nisenye njyewe banago. Ariko ikindi cya kabiri ni iki? Ni leta yayo yavugaga ngo icyo uza gukora turagushyira mu mwanya uwo nguwo uvuga ngo afite icyaha. Ntabwo uri itegeko. Leta ivuga ngo hagiyeho itegeko rigakurikizwa na bose. Icyo gihe ryarabaye. Amateka yacu ni muze rero duhere n'icyo gihe dukomeze tugende. Banyarwanda bamukura, twari dufite n'irindi tegeko ryo kuvuga ngo wa mwana ufite so ufungiye aho cyangwa nyina akaba ari mu ishuri yiga, noneho yatsinze, itegeko ni irihe? Uramuha icyemezo kuko atishoboye ajye kwigira ubuntu muri segonderi. Cyo mwari mukiza? Ntabwo mwari mukiza? Hari abajya babimbwira twamuhaye icyemezo kandi umubyeyi wanjye afungiye jenoside. Ntabwo ari iki, ni amabwiriza burya nakurikizaga. Kubaka igihugu rero no kucyubakira ku neza. Nagira ngo mbabwire ngo leta y'ubumwe yubatse igihugu icyubakira ku neza, noneho twese tuyigororokere uko turi, tubyigishe. Umwarimu abyigisha abana bato atandukane na mwarimu w'igihe cyanjye. Nanjye nari mwarimu, twebwe twigishaga abana ko ari amoko, ari abahutu, ari abatutsi, ko nta sano bagirana. Oya, sano turayifite, nayivuze, ahubwo nayivuze gake cyane. Nari mfite byinshi byo kubaganiriza, dore ko nari nabakumbuye.
ariko icy'ingenzi gihari nicyo ngicyo. Kandi umwe afite umuzigo ibibazo by'icyo gihe, niba yari kuzangenderera nkamutura umuzigo, wese sinamubabariye nuko yanariye. Iyo akomeza akageza ngo mumubabarire kurushaho, kuko byanshimisha umuntu iyo mvuze ngo nanjye mfite umwenda ku Mana kuko ikimbeshejeho, nawe ndifuza ko ubaho neza nkaba ndishyura. Uriya pasiteri yarangiriye kuvivura ngo dore umukirisitu, ngo dore intama nziza, yamvivuye. Nawe rero yakuvivuye, bitari bya bintu byo kuvuga ngo ngiye noneho gusenga kandi nsengere ku mutima mubi. Muzi umuntu urya ibiryo kandi arwaye amangati, ubwo ababirira iki? Karirimba sinakubwira, ariko Imana ikavuga ati nyamara hariho ikintu kikuri mu nda mbona njyewe, mwana wanjye wakihoreye wakirutse, ko naguhaye ubushobozi bwo kwanga no kwemera. Umunyarwanda rero nuko nguko abwirwa, niyo mpamvu batubwira ngo hari ibihe Imana itanga ngo ni imyitangirizwa, ikaduha imyaka 30 nk'iyi ngiyi, twese dusoroma byiza, ariko usanga ducecetse ibyabaye kandi tubivuze byarushaho kutwubaka. Tukabwira uriya tuti hari so, hari umwana w'iwanyu, hari umuvandimwe ushyinguye hariya, ngwino tubakorera iki, kugira ngo n'aya maraso tuvana mu butaka ye gukomeza kutubera umuvumo, tubone tubye duhaye dukwirwe. Ariko icyo nababwira, u Rwanda muri imyaka 30 ruzarushaho kuba igihugu gitangaje. Ubu Rwanda ni igihugu gitangaje, ngira amahirwe ngewe nkajya nko hanze, niba ari amahirwe sinabize, ariko mpfa kugereranya nkavuga ngo isi wacu kuki atameze nk'aho. Dufite ubuyobozi bwiza, bantu muri aha, abato n'abakuru, ni igitangaje. Ubuyobozi butarobanura abanyarwanda, ubuyobozi bukunda bose ndetse kandi burengera bose. Kera hahozeho imvuga yajya kuvuga ngo ejo nzamera nte, babwira urubyiruko ejo nzamera nte, ejo nzamera nte. Byari nko guca intege urubyiruko agahora yihebye. Icyo gihe twari 5 miliyoni mu gihugu. Nanone iteka ryose iyo habaga ubunani umunsi wo gutangira umwaka, ukuri igihe wakunda kutubwira ati mwizirike umukanda mwese, keretse nitugira Imana akagira abanyamahanga batugoboka. Twari 5 miliyoni. Ubu turi 14 miliyoni abanyarwanda bose. Leta irabahamagarira gutaha iwabo n'abari inyuma y'igihugu. Tahe wanyu ni mu Rwanda, muri abanyarwanda turi 14 miliyoni. Ariko umukuru w'igihugu akatubwira ngo mwihesha agaciro mwese, muharanire kwiyubaka kandi twigire ubwacu. Ubukungu bw'u Rwanda batubwira ko bumaze kwikuba inshuro 4 kurenza uko mu mwaka w'2000 bangana. Iyo myaka nababwiraga nzaha ngaha ni ukuri ubu ngubu nje sanga bitandukanye, ari ku myambarire, ari ku isura, ku ishusho, mwese ubona ko mumerewe neza mu ngo zanyu. Ntabwo mbabeshya, nta mugabo wino ugihaguruka ngo agiye gutembera, ngo agiye i Bugoyi, agiye i Muhanga, agiye n'ahandi kujya gukorerayo amafaranga. Imishinga hano irahari, nabonye amatara ku mihanda no mu mazu. Burya abantu baciriritse cyangwa se bakennye ni Burayi barahari, barasabiriza kandi ari abazungu batukura, ariko ibihugu byabo bikaba bikize. Natwe rero niyo wabonamo bangahe, ariko muri rusange umuntu afite aho yajya guca inshuro. Ni ukuri abana banyu bariga hafi yanyu, njyewe
najyaga mva iwacu iriya hakurya nkajya kwiga i Nyamasheke ngenda n'amaguru, za segonderi zirabegera. Nagira ngo rero ibyo byose bidufashe kwibuka, ariko twiyubaka, ariko kwiyubaka bikomeye ni mwubake imitima cyane, twubake imitima cyane. Banyamukuru rero nongere mbashimire yuko iki gikorwa mukitabira ku bwinshi, kandi ko tubavana ayo masomo yo kuvuga ngo amateka yacu ntitwayasubiramo ngo dusubire iyo ngiyo, ariko nitumenye ngo noneho turakora iki, turakosora iki. Twima amatwi abo ngabo navuze bakunda iteka ryose ryacitse, itandukanye n'ikibi. Komeza twubake neza y'igihugu, ndetse ubu noneho turi no mu bihe biganisha ku matora. Munyamukura uri hano ndabizi uranezerewe kandi uratunganiwe, uriteguye ubukwe buri imbere, ariko nanjye nagira ngo mubwire ngo turi kumwe. Tuzatora iki? Tuzatora ubwa bumwe bw'Abanyarwanda, tuzatore ya mahoro n'abamutekano, tuzatore ya mibereho myiza, tuzatore ejo hazaza h'urubyiruko rwacu, abana bacu biga bakaminuza bakagera ahakwiye hashoboka, ntawe umukomye mu gukora. Twige kugira ngo noneho dutore kugira ngo n'abagore nabo bajye mbere. Abagore baravuga ariko ijyana, abagore bari mu bucuruzi, abagore barasa neza. Hariho nagiye mbona nkagira ngo bose ni abaganga cyangwa n'abarimukazi cyangwa n'abacuruzi, kubera uko bambaye neza, uko bameze. Ibyo nibyo tugiye gutora. Tugende dutore cyane cyane urwanya igwingira mu bana bacu kugira ngo n'ubwenge butagwingira. Tugende dutore wa wundi uvuga ngo abana no ku mashuri nibagende barye bahage bakore neza. Iyo utora impuhwe mu gihugu, wa wundi bavuze ngo n'imfubyi leta izirere, izikuze, izubakire, izihe akazi, n'abapfakazi bahumurize. Twese Abanyarwanda tukorwe neza. Uri hanze y'igihugu yange ikibi atahuke, azafatanya n'abandi kubaka. Ingabo z'u Rwanda, ingabo z'abazare za FPR Inkotanyi zaduhaye urugero. Abo zarwanye zimaze kubatsinda zivuga ziti twarwanyanye ikirimo mushyigikiye, ariko murabavandimwe. Babahereza umukono barababwira bati nimuhaguruke duhoberane dufatanye kubaka, turabavandimwe, turi bene Kanyarwanda. Nuko rero gasoreza ahangaha, ibindi namwe mwabyibwira muri bakuru, hanyuma mukomeze twubake twiyubaka kugira amahoro. Kubera k'uyu munsi twaje ku rwibutso, kubera k'uyu munsi twaje kubibuka, kubera intimba nyinshi iri ku mutima, kubera urukumbuzi ufitiye abo wabuze, kubera abana b'ibitambambuga bicwaga batazi n'icyo bazira, kubera ababyeyi bishwe by'urubozo bakabanza kubicira abana mu maso. Kuko mvuga ibyo ukumva ari ubuhamya bwawe, nkaba mbivuga ukumva ari wowe mvuga, kuko iyo nkuru umva ari ubuhamya bwawe, iyo nkuru reka nyirekeraho. Muri 1983 twari tumaze guca ubwenge
usanga haje abantu bitwaga ngo bambe Presipare, abakobwa b'Abatutsikazi nimujye ku ruhande, ab'Abahutukazi bagasigara bicaye, ab'Abatutsi abahungu bakajya ku ruhande. Muri uwo munsi twirirwaga ipfunwe, nta wigaga nta wafataga. Abo bakobwa dukundana akakubwira ati se wahazarebye ukuntu wanga kwitwa Umututsi, kandi ntabwo byari bishoboka. Agera mu rugo tukabwira iwacu twiriwe duhagaze ntabwo nzasubirayo. Akubwira ati mugende murebe ko mwamenya kwandika izina ryanyu, ubundi kwiga ntabwo ari ibyanyu. Barakomeje waho ngaho tuba muri ubwo buzima, bigeraho mbona binaniranye. Hari umwarimu witwaga Gatabazi wakomokaga mu Birambo, yajyaga kudukubita we agafata hano mu mutwe agakubitiraho igipfusi hejuru, mari zikagwa hasi. Iyi nicyo cyankuye mu ishuri ngeze mu mwaka wa 5. Biba bityo kugeza muri 90. Muri 90 twumvaga bisasu bituruka, ariko ntitwibaze ngo ko ntabwo twari tuzi Inkotanyi, ntabwo twari tuzi ngo ni bande zimeze ziti. No bati rero umusirikare Rwigema twamwishe ni ukujya kumuhamba. Twikoreye imitumba tuva hano Bandamika iwacu tuyizana hariya haruguru. Buri muntu yacukuraga icyo bashyiramo umutumba yazanye, kugira ngo bamwe bari babizi indirimbo twaririmbaga mwabaga mugize. Bibaho tuba mu bwo buzima, tubaho nabi, bigera aho bigeze muri 92 basenyera Umututsi Niyasi Sebacogoza hariya, baramumenesha n'umuryango we wose n'inka barazirya. Yaramanutse ajya mu Mataba, usanga bene b'Abakombe baramufata aho yubaka, aba mw'ubwo buzima abana nabwo, cyane ko na hariya bari bahagize amatongo ibintu barabirangije, cyane ko bakurikiye bakakurikira n'aho yashyingiye umukobwa we warashatse kwa Byuma hariya ku Cyabambutse. Ariko barahageze barya inka zari zihari, ariko abaturage baho bati ntabwo bamusenyeye, Byuma yasenyeye ejo bundi 94. Ubwo buzima tubamo, ukabona mugenzi wawe mwakundana ukabona araguhindutse, ukabona kureba nabi, ariko tubamo turabimenyera. Gera rero ubwo 92 bica Abagogwe umuyira hariya, bafite abavandimwe bahungira Kongo niri hariya mu karere. Twabashaga kugira ngo tubagemurire, tugeze aho bita mu Rukanka, ntabwo twaharengaga kugira ngo twageze ibyo bagomba gufungura, niho twagarukiraga. Barabica barabarangiza aho ngaho, ariko twebwe twari tuzi ko Bandamikwa yacu dufite, twabonaga tuzi ko udahangara uko twari tubanye neza n'abaturage bari bahari, ariko byaje kurangira nyine ingoma mbi, nta buyobozi bwari buriho buduhindutse. Twagiye rero tugeze muri 94 mu itsembatsemba. Byatangiye ari mu kwezi kwa 4 tariki 8 nibwo byadukomereye. Babanje gusenya no kwa Rwamiko, barahatinda ko hari imitungo myinshi, abantu barahunga bajya Rubengera, hanyuma barabanza gukuraho imitungo. Nyuma y'icyumweru ho hagati nibwo batangiye kutwica. Rero narafite umukobwa w'inshuti yashyira mu idari wabo na musaza wanjye, twarimo turi abantu 4 muri parafo hari kwa Gasiribanye. Ariko mbere yuko njya mu idari, umukecuru waho nyine yari Umututsikazi, badushyira tuza kuba mu Masaka
kumwe n'umukecuru Margarita nyirakuru wa Garasiyane. Uwo mukecuru rero bagasibanye yari yamushyize ikirago aramutwikira ngo aze kuvuga yuko ari amasaka yanitse ariko akaba yatwikiriye. Rero byarahageze biratwikurura bamukuramo, umugabo umwe amukubita urushyi amuhagarika ku ruhande. Njyewe aramfata arambwira ati tugiye kukwica. Gasiribanye aravuga ati mwikwica uwo mukobwa hano mureke mpa amafaranga. Yabahaye 4,000. Ubwo bakurikiye wa mukecuru abandi baragenda. Nibwo nagiye mu idari na gasaza kanjye yitwaga Kabayiza Melchior. Yeze mu idari twahamazemo icyumweru kimwe, ariko uwo mukecuru we baramubwiye ngo bari tugushyire Rwabutogo n'abandi bakecuru mbe muganira turabakorera tugaruka. Yazamuwe n'abagabo 3 bamushoreye. Ngo ngewe nagiye mu idari, baye mu idari tumaze icyumweru n'iminsi 2 aravuga ngo hari inama yagiye kuba ngo y'amabwiriza kugira ngo bonamure icumu, ahubwo byari ku kazi. Uwo mukecuru rero yagiye gukurishwa mu masaka ngo atugaburire, ndi kumwe n'umukazana we n'umukwe wabo na musaza wanjye. Yavuye gukura, ageze ku irembo umuntu umwe wari umuturanyi we abamukubise umuhoro. Yari ahetse umwana wari wamaze nk'iminsi 3 avutse w'umukazana we, ariko barabanje baramwururutsa bamushyira ku ruhande. Umukecuru baramutema baramusimbuka ngo yaje yambaye imandwa y'igiharangu, ubwo ngo ko ari ukwivukura. Umukecuru ariko mu gupfa ko yarabuze ngo bana banjye aho muri hose murabeho. Ubwo twari mu idari, ari umunsi mubi cyane. Ubwo kumushyingura bamushyinguye muri salo, natwe turi hejuru ye. Amagambo yavugirwaga yari menshi n'ibyishimo, ko nta mutu tuzasigara, ko nta niyo kubara inkuru. Byabaye mu gitondo rero nko masaa 3 aratubwira ati rero dore bamwishe umubyeyi wacu, namwe batazabasanga hano, mugende mujye mugaruka tubahe ibiryo. Twaragiye, ubwo njye na musaza wanjye Kabayiza n'umukwe wabo tujya imazi ari urutare, dusangamo umusaza Kanyankore se wa Theogene. Angaba mu butare yari amazemo ibyumweru 2 tubana muri urwo rutare, ariko ubuzima buranga. Tukajya tugaruka kwa Gasiribanye kugira ngo baduhe ibiryo, tukazana n'umukwe wabo. Ariko ntabwo byari byoroshye kuva imazi kugira ngo uzahagere ubone n'ibyo kurya, ariko bagerageje uko bashoboye bakabiduha. Byiza kugeraho ubona ko nabo byabuze, kuko byari byaranabuze koko. Aho rero tuba imazi, bigeze aho turavuga tuti konzi ko mu muyira nari imazi, mu mungoti nari imazi. Ngira uwo mugabo mukuru wabo ndavuga ni ngiro tujye mu ishyamba tubeyo, hari abantu b'inshuti zacu, wenda hari tuzagaruka ino bimaze koroha. Umusaza twamusize aho ngaho, tumusigira igitoki kibisi turigendera. Aravuga ati ariko mu gihe nta n'agatabi musigiye. Nta kundi turagenda n'uwo musaza wanjye na Nzigira, turaterera tugeze kuri Vuga. Nzigira arambwira ati ariko uko tugiye mu ishyamba ukaba ufite inshuti njye ntayo, turahinguka gutyo gusa nta n'ikintu tujyanye, ese twabujyana iki? Yari afite agasuka. Turagenda ahantu kuri Vuga rero, turagenda duca igitoki mwaca ikindi turikorera. Turagenda twageze mu Mujebeshi aribwo bukeye, igitoki ndakijyana ku Murengeri ku mugabo witwa Bantegeye. Nzigira we arakikorera, agenda asaba ngo arashaka akazi, ko ari umugabo mugufi ariko hagaragara ko ari n'umututsi, nuko nyine sinzi aho banabirebera. We yagezeyo aho bita ku Manjyanja, baramwibutseho
baramukubita igitoki barakimuhekenyesha ariko araragarutse asubira mu rutare. Rero twarakomeje turagenda no ku Murengeri baranyakira hamara iminsi 4. Ku munsi wa gatanu aza kuza umugabo yari asanze nshanye ariko yari yagize amatsiko ko yabonaga uwo musaza wanjye yagiye kuragira intama n'abandi bana. Aramubaza ngo uruwa hehe? Ngo wo ku Mayaga. Ngo hano mupfana iki? Ngo ni inshuti zacu twaje guhakwa. Umugoroba rero hari ku wa gatanu umugore arambwira ati bagiye kukwicira hano kandi sinshaka amaraso yawe mu rugo rwanjye n'umugabo yanyica. Kura nasigaye mu rugo ntetse ibaza uburyo turi bugende. Umwana arambwira ati fata umufuka usuke ibiryo watetse tubinyuze hano banyuze amaganga tugende. Bahagurutse nka saa moya tubinyuza mu musato aho amaganga anyura turabacika. Hagati ubwo haje igitero tumaze kurenga gake tugeze mu Mujebeshi hari abahazi mazi bya biryo tubishyiramo kugira ngo byo guhumura kuko twari twabidashye byose. Ye kumva numva induru ziravuzeyo kwa Petero, umugore baramukubita, ihene barazijyana, baramuga ati paka tubonye bari abanyamayaga. Baradukurikira tunyura inzira y'ahantu bita mu Kinyane turabacika. Twambuka imbere tugera hano bita Ibuganamana ku rusengero rw'Abadive. Tuhamara 3. Turangije tugaruka ahandi hantu hagana Karumbi niho mukuru wanjye yari atuye ariko bari baragiye. Twageze hari umugore witwa Bazibonera arambwira ati rero saza wanjye wawe Ruzibiza bamwishe ejo ariko we yaricukuriye aracukura barangije icyumweru cyose acukura ataragera kugira ngo agereho abo bashaka kugera. Yagejeje mu bitugu baramutaba aguma gutyo yishwe n'inyota n'inzara. Uwo mugore Baziboneraho rero ni wambwiye ati twari bujyo nimugoroba n'abana kugira ngo tumushireho itaka kuko ibyiyoni byamumazemo amaso. Barabuze ngo nibamwihorere. Ubwo ntacyo byari kitubwiye nyine navugaga ngo nta kundi narambwiye ntago njya kumureba. Aratubwira ati rero ntago muguma aha, umugabo wanjye hari igitero ayoboye cyo kujya kwica mu muntu witwa wananiranye witwaga bibagiweho gato n'umugabo hamwe no kwambira abagabo se Karundwa. Ati ayoboye igitero kinini kandi ntaho nagushyira kandi ntabwo nkwanga ubwo ngiye kuguha impamba usubire iwanyu. Mpaye impamba turamanuka twamanutse kuri 23 z'ukwezi kwa 4 turamanuka turaza. Bwakeye tugeze kwa hariya mu Njereri umurenge wa Manihi. Bageze bwari bukeye mwana arambwira ati ntaho twarenganya reka tujye muri rusengero turugumemo tuze kugenda bwije kuko twatugifite ibiryo tujya mu rusengero. Umunsi rero niho bari gushaka umugabo Kabasha aramuvanye mu hasi hariya mu Rusayo ngoma zavuze abaturage bose bahuriye nyine bamukuye mu rusengero. Bibaye nka saa 9 aza kuza akana k'agahungu kari mu myaka 14 karinjira asanga turi aho ngaho. Kabayiza arambwira ati uyu mwana asohoka aradutanga. Nta bushobozi twari bwo kuba twamwica ariko twaramufashe tumwicaraho turamubwira ati turava aha ngaha uko natwe twavuye kandi turajyana iwanyu. Mwana yagumye hamwe aranasinzira aguma hamwe nawe afite ubwoba. Turahirirwa ngejeje nko masaa 3 turagenda ariko umusaza wanjye aramubwira ati shati bumpaye iryo kote ryawe nanjye nifubike nawe ngo hiryanjye ko inda zari zaramurembeje. Turamanuka rero tugana tuje wacu
twahageze hariya kwa Nyirakarema, abahazi barahazi, turananirwa, umwana yikubita hasi, ndamuheka, twaraye none ku Karambo kugira ngo tuzongere dusubire kwa Gasiribanya. Bagezeyo nyine baratubwira bati nta kuntu mubaho, byararangiye, nta mututsi n'umwe uzongera kubaho. None rero igihe mukiriho mushyikira ibiryo mwongere mugende, twongera dusubira imazi. Iyo zimazi sanga nzigira ariyo na umusore Kanyankore nawe aracyahari, ubwo tubanaho. Turahiriwe, turaharaye ku munsi wa gatatu tuza kubona nijoro hakurya ya Murege aho bita muri Gikoro, tubona akotsi karatsi, turavuga turiya n'urundi mututsi uhari, ya wenda bafite ibyo no guteka, ejo tuzamusanga turebe yuko aricyo yatumarira. Gakeye hari kuwa gatandatu, igitero kiramanuka cyane kinini amanuka no kuri Muregeya. Baraje ari umugabo n'umuhungu we, bahingukira ku muhungu baramubaza bati Sarire, bati umwana wanjye guceceka, bamukubita umuhoro. Isarire atari hariya hirya n'umugabo witwa Dominiko, umwana bahise bamwica. Noneho bagiye guca hepfo kugira ngo ntabwo bari gushyikira umukingo, baca hepfo, wa wundi umaze kumwicira umwana Dominiko nawe ahise amwica. Amaze kumwica bati noneho birakomeye, baba Nyagwa aracyafite imbaraga. Dominiko yasohotse mu gihuru ararwana, apfa arwana, ariko amaze kuca uwo mugabo witwaga Kazabiye. Uwo munsi rero ku icyo gihe habayeho amanama, barakaza bati nta muntu n'umwe, abantu baracyariho ntacyo muri gukora. Ubwo amazi rero tubahaye nabi, ariko hakaba hari umuntu wari inshuti n'iwacu, nuko ndavuga nti reka rero ahantu inzara yatwica da, Gasiribanya reka tube tuharetse gakeya, nibura hari nk'icyumweru. Bagenda rero, nagiye hari bakomeye, hari umuntu nawe w'umugira neza ampa ibiryo byinshi n'umutobe, turaza tumara iminsi nk'ingahe turi aho ngaho. Bishize dusubira kwa Gasiribanya. Musaza wanjye twaragiye, tugeze ku rugomero, ngenda warihuta, arambwira ati nihute ndabizana. Aho irondo ryahateze, maze kwatega umwana arahageze, baramubaza ngo Barere yari he? Arambwira ngo muzamubone nk'uko mumbonye, ngo kandi amaraso yacu azabahamya. Umwana baramufashe bamujyana ku irembo, nanjye ngenda gake ninjira mu gikari, kuko rwari urugo rw'iwacu nagendagamo, njya mu cyumba cy'umusaza, mpagara mu idirishya ndeba uko bamwica. Ariko baravuga ati ntabwo turi bukwice ngo tukumare umwuka n'ututabwira aho Barere yari. Umwana nawe araceceka, afata rya kote yishyira mu maso, nuko nanjye ndabireba ndavuga nti nta kundi. Nafashe amata n'uburingiti ndagenda subira imazi, mbwira muzehe nti Kabayiza bamwishe, nta kundi nyine, ntabwo tugomba kuzabaho n'ubundi. Tubaye aho muri urwo rutare rwacu turahaba, biza kugira ngo njya ku Gakomeye, ndongera ngiye kuzana ibyo kurya, ariko isabato ngeze munsi yo kwa Kanizi yo hirya gake ndananirwa, ngumaho. Wenda aza kugenda ujya bwije kugira ngo nawe musanganire na Nzira baba bari kumwe. Baye nko mu saa 3 saa 4 ngoma zaravuze, imbwa zirakema, baraza babageraho, cyane ko buriya n'ibyo bihe bazaga bazi aho umuntu ari, tukarangwa n'uza aho turi. Zigira bahise bamwisha ako kanya, Nyankore baramukubita kugeza ko ubwonko bwamanutse, ibintu bikaza mu mazuru, ariko basiga bazi ngo bamumaze umwuka. Abaye nimugoroba narazamutse, mpageze ndavuga nti reka ngende, nsanga turavugana. Arambwira ati ngiye kwa ba mwana wanjye kwa Gasiribanya, numva gikomeye, wenda hari ikintu bizatanga.
ntabwo yari afite n'umukobwa we bari bataramwica, nuko yaragiye ubwo dutandukana dutyo. Nanjye navuga ntabwo nzasura muri iyo nzira. Umuntu wampaga ibiryo arambwira ati rero uri igicucu, hasoni uracyana, ariho abantu bose barashize, ngiye kuguha ibiryo numara iminsi 10 uzabona ugaruka. Yarabimpa ndagenda, nanjye ndabara ya minsi 10 ishize ndongera ndagaruka, ndamubwira ndacyahari. Arambwira ati rara rimwe wongere ugende numara iminsi 15 uzagaruke. Umugore ati hoya ariko wirushya umwana, iminsi 15 yayimara afata iki, ahubwo reka nibura nyuma y'iminsi 7 yabona agaruke. Ko hari ahantu ku nzira naho wenda batiga ko wenda bahasanga, kuko basanganaga umuntu ngo baramubwiraga ati mwicire cyangwa se tutwara amatungo yanyu. Aragendaga ariko ntabwo nasubiye mu nzira y'ahabandamiko, nambutse Igihara ngenda mba muri rashyamba haya muri kubakira abagenerwa bikorwa. Ndahaba ibiryo ndabimara, gutekereza ndabona ariko hari ahandi hantu hari urugo rw'inshuti, reka ngende ngeyo. Genda njya mu gikoni cyabo, hari soya ndazisasa njyamaho. Gitondo bakinguye rero umudamu waho yaraje ati urakora icyaha rero ukapfa, abandi barashize urakora icyaha. Ankubitaga inkoni ebyiri, umugabo na bashiki baravuga ati hafi abacika. Ariko wa gatatu hano twatwaramaze kugira mu kwezi kwa gatandatu ndacikanyura harya munsi mu Kabuga, nzamuka kwa Petero subira mu ishyamba ibamo. Haciye iminsi mike ndavuga nti ese ubwo nzabangaha kugeza ryari? Ari bamaze iminsi bishe umukobwa wariya ikibari, bamwicira mu Kabuga mu isoko, ngira ngo hari abizi bamunyujije igiti mu gitsina kugeza bagejeje mu mutwe. Ndavuga nti nta kundi, nta yandi makiriro mbaho bigejeje. Ariko najya wendaga nyine nkajya handi wa muntu wanyemereye ibiryo, ubundi ngeze yarambwira ati ariko uri igicucu, uvuga ngo uri igicucu ugeze ku inshuro 10. Njyaho ndi igicucu ngeza ku inshuro 10. Ampa ibiryo, ampa umutobe, ndagenda. Ntabwo nongeye gusubirayo, nabuze n'uriya rero bandambiwe, kuko arambwira ati nta muntu, nta n'umututsi n'umwe uzongera kubaho keretse wenda haje nk'abantu bo muri Kongo nabo kandi bazapfa. Rero urarushya, abagabo barapfuye, wowe niwe usigaye uzakora iki? Hagiye nsubira hahandi, hamaze iminsi 2 haza kuza umugabo, ntabwo muvuze izina, yari ari kumwe na mugenzi we, bicara hafi yanjye, ngira ngo barandeba. Arambwira ati ariko sha, ati ndaryama impinja zikasanga, habona abagore barandeba, ati sinzi abibwira umugore, sinakubuzaga nakubuzaga. Umugabo rero ndavuga ntise bambonye, ntabwo bambonye, ariko bona bakavuga ati nta mutu tuzabaho, n'izo nkotanyi niziza ntawe zizabona uzibwira amakuru. Hagize rero hari umugabo witwaga Budogori Rwengera, akavugana ariko uriya muntu ko yigeze kurwara Nyirabahire akamwunga. Nyirabahire murabizi ko ari nyogokuru, benshi barabizi, ariko ka Nyirabahire naramurwajije yaravunitse. Nuko ndavuga reka ngende njye kumusaba anyice, ariko atantemye. Numvaga bakubise ifuni mu mutwe bikarangira ariko atatemye. Ngenda ngezeyo ndavuga nti ndashaka ngo unteme, unyice ariko ntunteme, unkubite ifuni. Arambwira ati Valeri ntacyo nagutwara, atusibye ko nta buhisho. Yazanye agasuka rero mu gikari, ndavuga nti buriya nirwo rufungiye, ndavuga nti Bikira Mariya unyakire. Aragenda arasesa mu gikari, ndicara, arundaho ibirere n'ibintu by'amasaka by'ibikenyeri ngumaho. Nahageze kuri 18 z'ukwezi kwa gatandatu, ahaba akajya akora uko ashoboye, twabonye akanzanira. Nijoro nibwo yazaga kuntwikura kugira ngo ndambye, kugira ngo ndebe ko amavi yarambuka. Nahavuye ku itariki 5
Igishana nibwo yaje arambwira ati uzi n'ibindi, ati inkotanyi zaje ziri hano ku ruzi Nyange, noneho usubira imazi cyangwa usura ahandi hantu hafi n'iwanyu hari igihe uzababona. Ariko nta cyizere nari mfite, naravugaga nti n'ubundi yuriya nta kundi kandi ntabwo naguhungana, guhunganye bakwicira ubengera. Ese ngaruka n'ibandamiko bugakomeye. Hageze kuri 5 nijoro nsanga nabo bari gukusanya bahunga, arambwira bati turagiye aho guma ahangaha ntabwo tungana, guma aho ngaho. Narahabaye aba mu buzima kuko bari barasigiye mu gatebo k'amasaka, nkinika nkashyira mu mazi bikaba urwinike, nkahekenya cyangwa ngahonda ku rusyo. Ndahaba bigeze aho ndavuga nti se, ariko nkumva ko nta kundi kuntu, nta miyahuro yandi yari ariho. Igihe gito ba nyir'urugo bakaza, nkumva bakanze ku rugi, ariko nari narafashe ibiti nkajya nkinga nkafatisha ku kibambasi nkagera hariya, baza bagakanda kubera ko bagahamagara nkaceceka. Nabo bari bafite ubwoba, inkotanyi zari zaraje ziri Mushubati, ziri kwa Ruhumuriza, njye simbimenye. Rero mbugumaho, baje guhunguka nuko kwa 7 mu matariki ahera. Ubwo arambwira ati inkuru zabaho, inkotanyi zaraje ziri hafi, ngiye kuzajya kuzireba zize zikujyane. Bamara icyumweru ndaho ngaho, ariko n'ubundi ntagaragara. Ariko nyuma yaho naje kugaragara, umuntu mwambonye abwira nyir'urugo ati urabona ibintu wakoze, ibi bintu wakoze bizagukoraho. Uyu muntu kuruzi habandamiko yose nta muntu hari, wowe waje kubikora ugendereye iki? Ubu uzavuga ngo iki? Mbona ko harimo ikibazo, ariko n'uwo mubyeyi wo mu rugo nabonaga ko ariko yari afite impuhwe za kibyeyi koko. Yanyujijemo rero, bari benze abamubwira kujya kwahira ishinge. Kwahira ishinge aza kureba inkotanyi hano ku nkambi, azibwira ati twashe umwana w'umukobwa, ariko mumbabarire iri joro muze kumutwara. Araje inkotanyi za mu gitondo zirantwara, zamuka bandamiko yose bampetse amaguru naba. Nuko ndavuga ni serebra, nanjye mbonye izuba ngiyenze ku manywa. Haraje tuba hano kwa Barijoro, mari nk'ibyumweru 2 nari namaze. Buriya ngo ikibagirana vuba n'inzara n'ubugumba, iyo wagumba shyuka byara ntiwibagirwa, kandi niyo wariye inzara irashira. Ese nshira inzara n'inyota, ariko nkavuga nti niba bari bavuze ngo njye kubereka umuntu wishe Kabayiza, nababwiye mbwira umusirikare umwe wampaga ibiryo, navuga ariko buriya nta kuntu mwareka ngo njye kubereka umuntu wishe musaza wanjye. Numvaga ari bumbabaje, n'abandi sinabatekerezagaho cyane. Nuko arambwira ati rero tuzajyayo. Ubwo twaramanutse, tuhageze uwo witaga Tete niwe wari wamwishe n'abandi bari abagenzi be. Nsanga n'uwo munsi yari buza n'umugore biteguye inzoga, ubukwe hari ubukwe bushyushye. Naramubwiye nti rero ngwero nanjye ntabwo tuzabana, kuko numvaga ko igihe cyose yahoraga avuga ngo nimbona Valeria nzamwica urupfu rubi. Uwo munsi rero narambwiye nti ngaho noneho nyica. Arazamutse turamujyana n'abandi bagenzi be, tuza hano ku nkambi turabana. Ahubwo byaje kurangira nyuma y'icyumweru kimwe twabaye inshuti, ambwira imigambi yari iriho, ambwira ati rega natwe ntabwo ari twe, buriya ba responsable banyumva kumi badushishikarije, kandi ntabwo wareka gukora ibyo abayobozi bakubwiye. Turaganira, ambwira uburyo bishe Kanyankore yaraje ajya kwa ba mwana we, arahaba ibyumweru 2 birashira. Baramubwira bati nta kundi, ubwo kwari ukora kuzimanganya ibimenyetso, bati hatazagira umuntu uzagira ikintu avuga. Umusaza baramutwaye bamujyana ngo mu rutoki, basibura intabo. Nuko baramubwira ati jyamo tuguhishe. Ati se wandoga muri wafi koko ubu ugiye kumpisha mwana wa?
niko bimeze baraguhishana ntabwo ati maze mu itabi ubwo Gatete yarabimbwiraga ko babigenje umusaza bamuha agatabi basomaho birangira bamukubise ifuni bamushyira aho ngaho ubwo Gatete nawe yajyaga ambwira amakuru nayo ndi mwishyira aho ngaho n'indi hose akabimbwira ambwira uburyo bishe Ntone yavuye guhinga mu kwezi kwa gatanu uriya kugira ngo ujye guhingisha umuntu mu kwezi kwa gatanu kugira ngo imyenda idashira kandi ubona higwa Ntone yapfa atyo ubwo urumva ko ibyo byose njye nubwo nabaga nihishe gutyo ariko Gatete yampaye amakuru n'abandi bantu twagiye tubavandimwe turabana ngiye nkumva nta kundi kuntu niyakiye mbere nkibona Inkotanyi nahise niyakira nshira inyota nshira n'inzara ngira ngo abaturanyi b'abandamigwa nta muntu ugeze mbona ku muryango we mubwira ngo mpane igiceri cy'ijana cyangwa umubyizi twarabanye na n'ubu ngubu nzi ko tubanye neza ubwo rero twaragiye tubaye hariya nkumva sinyuzwe ndavugana ariko yego nari nyuzwe kubera ko nabonye Inkotanyi ariko ntabona mvuga nzabona umuntu nganira nawe mubwira agahinda kanjye mubwire byose cyaje kugera mbona abo mbibwira Inkotanyi zacu z'amarere z'umwimerere ababona agahinda karashira nyota irashira inzara irashira rero muri makeya ndashima Inkotanyi ndazishima cyane ko by'umwihariko shimira Perezida wa Repubulika ko yadukuye ahaga kuko namwe ntabwo mwamwicaye aha mwari gupfa ziriya ntoki mugapfa iriya migenda ibintu byose mugapfa mugashira ntabwo umugabo ari kuba mu ntonde ngo mwebwe mu murateho ngo muri haraye ipfa mu ntoki mwari kwicana ubwo rero niyo mpamvu leta y'ubumwe yarakoze cyane yaturerera abana bararya amagi baranywa amata ntacyo tutashima cyane rero shimira Perezida wa Repubulika nyakubahwa ndamushima cyane kuko aho yadukuye naho atugejeje nongera nshishikariza abacitse ku icumu gukundana bakibuka biyubaka bagasurana umenye ko undi arwaye akamusura iduheranwe n'agahinda ntabwo twahera ntabwo byashoboka nuko rero ndabashimiye ubuyobozi bwiza umusaza tumuri inyuma tumutegeye urugori murakoze uyu ni umwanya ukomeye tuzirikana imiryango yacu yazimye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi yabivuze ntabwo amazina yose twayasomera hano byatwara umunsi wose ariko abo turi busome yumvikane ko bahagarariye imiryango yazimye yo mu karere ka Rutsiro turibuka umuryango wa Makeri, umuryango wa Siriro, umuryango wa Osuwaridi, umuryango wa Muvuzankwayarura, imwazimye turiho. Turashimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda imbaraga yashyize mu kugarurira icyizere abacitse ku icumu abarokotse Jenoside cyo kubaho. Ntabwo byoroshye. Ubu iyo abantu bahagarara batanga ubuhamya, Nyarwanda yagaruriye icyizere abarokotse Jenoside kandi bakaba na bamwe mu batangabuhamya bayo. Ikindi ni ukuba nibura dushobora no gufata umwanya abantu bakibuka ayo mateka, hakajyaho gahunda yo kwibuka. Nabyo ntabwo leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yakunze ko ayo mateka azimira, ariyo mpamvu ari igikorwa ngarukamwaka. Hagiyeho n'inzibutso kugira ngo abafata amagambo bose
iyo babara izo nkuru bidahagararira aho bizabe bifite n'ibimenyetso, hanyuma ishyiraho inzibutso n'uburyo bwo kuzibungabunga. Ni umutungo munini ujyamo kugira ngo inzibutso zacu zibeho, n'ababyiruka ubu ayo mateka bazajye bagira aho bayabona. Ibyo nabyo ni igikorwa dukomeza gushima. Nanone kandi turashimira umuryango Ibuka, iyo imibiri yabonetse irashyingurwa mu cyubahiro, igaherekezwa mu cyubahiro, ndetse habaho n'ubukangurambaga bwo kugira ngo iyo mibiri iboneke. Ibyo byose ni ibyo dushimira. Uyu munsi rero ku nshuro ya 30 kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi, aha muri uyu murenge wa Mukura, umwihariko waho ni ukuba twibuka imiryango yazimye. Ni ubwa kabiri tuje aha, ngira ngo n'aha twicaye mu makuru mfite ni agasozi abantu bagerageje kwirwanaho, ngira ngo hari n'urugo rw'umututsi aha ngaha niba ntibeshye. Nibyo? Hari uwaharokotse nibura? Arahari? Cyangwa narwo rwarazimye? Ngira ngo niyo makuru mfite. Nabyo ni amateka bayisubiyemo. Abaturage turi kumwe aha, ndagira ngo nitujya twibuka cyangwa se iki gikorwa gikomeza kibaho, ntibikatubera umutwaro, cyangwa se ibi biganiro biri gutangwa aha, izi ndirimbo ziri kuririmbwa, ubuhamya, ntibizaba umuhango ngo birangire bityo gusa. Ntibizabe ko twabuze uko tugira, nta kundi twabigenza ariko tujyeyo. Ntibizabe ngo ntawamenya, reka dupfe kugenda. Ntibizabe kuvuga ngo ntawashobora, ahubwo bijye bituviramo imbaraga n'ubutwari bwo kwamagana ikibi, bijye bituviramo kwicuza. Tujye tubibonamo intege nke n'ubugwari bwa bamwe, aya mazina bahoze batubwira. Bijye bituviramo umuti, tuvura ibikomere byasizwe na jenoside. Wa mwihariko wa Mukura navugaga w'imiryango bahoze batubwira isaga 300, muri Mukura mufite ingo zingahe? Ibihumbi 8. Ubwo tugabanyije imiryango 300 mwakumva iyo mibare. Ubwo hari n'akagari gafite ingo wenda 300 n'urugero. Fata iyo tuvuze kuzima ni umuryango utasigayemo n'umuntu n'umwe. Fata imiryango 300 uyizimye, yarimwo umugore n'umugabo n'abana. Muri iyi myaka 30 ibaza uko iyo miryango iba imaze kungana. Wateguye jenoside igashyirwa no mu bikorwa, ndetse ikanagendera kuko jenoside ifite ibimenyetso biyiranga. Reka mvuge kimwe muri byinshi, akagambirira gukuraho ubwoko bw'Abatutsi. Kuba imiryango yarazimye, icyo ni ikimenyetso simusiga
cyerekana uwo mugambi uburyo wagombaga gushyirwa mu bikorwa. Uyu murenge wa Mukura ngira ngo ukurikirwa n'umurenge wa Boneza muri Kinunu. Abateguraga jenoside rero babaga bazi ahari abatutsi cyane aho bagomba kwibana. Jenoside ni icyaha kidasaza kuko ni icyaha ndengakamere. Reka noneho tugaruke hano iwacu Mukura. Ba baturanyi bacu twari duturanye, dusubize amaso inyuma, abakuru bari bahari, turebe tuti harya ba bantu ya mazina basomye, uriya muntu twari turi kumwe, uriya muturanyi twari duturanye, abana be byagenze bite? Ku manywa y'ihangu kuri aka gasozi turiho, abantu birwanaho bagerageza, bahungiye ku rugo rwo kwa runaka ngo bifatanye, byagenze bite? Ni umukoro, ni amateka adashobora no kuzibagirana. Nubwo iyo miryango yazimye, ariko ntituzibagirwa nk'uko bahoze babitubwira abo baturanyi, ndavuga mwebwe, kuko uzahora uvuga utari ko kwa runaka barazimye. Ibyo rero nanone mbivugiye kugira ngo bituviremo imbaraga zikurikira. Abarokotse mwashoboye kubasaba imbabazi zivuye ku mutima. Bwa bumwe n'ubwiyunge muzehe Abimana Mathias yatubwiye kugira ngo mubushyigikire, mwashoboye kwerekana imibiri y'abo bantu bishwe. Bose barashyinguwe, kuko ngira ngo hano twahashyinguye imibiri isaga 600. Ibyo sinongeye kureba ku mibare neza, ariko nshingiye imiryango yazimye mpita mbona ko imibiri y'ahari Mukura yose idashyinguye, ko twari duhari ari ku manywa. Ba bantu bake barokotse twarabibabwiye, turababwira tuti turabizi neza, dore umuryango wo kwa runaka naha baguye. Hanyuma se twashoboye kwihana, turavuga tuti nyabona ni leta mbi yatwigishije kuvangura, ariko haje leta nziza y'ubumwe bw'abanyarwanda. Ndasaba imbabazi wowe runaka, nyira runaka, nakwiciye abantu, bwari ubutamenya, ariko ngusabye imbabazi. Byarashobotse. Kuko gusaba imbabazi bigeze babitubwira hariya mu kiganiro muzehe yaduhaye, nuko usaba imbabazi ninde, usabwa imbabazi ninde. Niba ugitekereza ko usaba imbabazi nk'umuhutu, ugasabwa imbabazi nk'umututsi, hagati haba hakirimo umworera, kuko turasaba imbabazi nk'abanyarwanda. Nkavuga ngo mbabarira, burya ntabwo nari nzi ko ndi mwene so, nakwishe uri umunyarwanda mwene data, mbabarira. Undi nawe akavuga ati ndakubabariye mwene data, sinari nzi ko ushobora kunyica. Izo mbabazi
abantu bazasabana imbabazi gutya zizubaka amahoro hagati muri bo. Ni nawo musingi tuzubakiraho kuri rwa rubyiruko rwacu, twigisha aya mateka ya buri munsi, kuko igihe cyose bazaba batacyumva ko hari umuhutu n'umututsi, hari umutwe, bazubakira kuri uwo musingi uzaba ukomeye. Nujya gusaba imbabazi nk'umuhutu ukababarira nk'umututsi, amaherezo muzaba mwubakira ku mucanga. Dufite nanone amadini tubarirwamo, njya nkunda kuyatindaho cyane. Pastor yanadusengeye dutangira, ndetse muri gahunda zagiyeho zo kwibuka, iyo gahunda hagiyemo n'isengesho, kandi ni nako n'itegeko nshinga ryacu ribyemera. Namwe mufite aho musengera, nimujya gusenga muzasengere igihugu, musengere n'abaturanyi. Ku bintu bibiri muzasengera, icyambere ni musengere igihugu kikaba amahoro, namwe muzaba amahoro. Icya kabiri, nusengera umuturanyi wawe kugira ngo mubane neza, kuko nta wundi mwenda mukwiye kugira usibye uw'urukundo, mukabana neza, kuko niko amahame avuga ko tukwiye kugira umwete wo kubana n'abaturanyi bacu amahoro. Nabwo muzaba amahoro kandi muzajya mu ijuru. Niba amasengesho aterekeza aho rero, kuko ayo masengesho naba ameze atyo azaba arimo kwicuza no kumva utahemukira mwene so. Niba wanamuhemukiye umusabe imbabazi. Nibitamera bityo, ayo musenga yose ni ay'ubusa. Ibyo nabyo bizatuviramo umuti mwiza wo kubaka u Rwanda twifuza. Ngera ku musozo, amateka nayavuze azatwibutsa naho twe tutakwibuka, naho agerageza kwiyumanganya ntushake no kubyitaho no kubyumva, ariko amateka yo iteka buri munsi azahora kwibutsa icyo wagombaga gukora utakoze. Ariyo mpamvu tushishikariza abantu ko icyo ugomba gukora ugomba kugikora hakiri kare. Reka nkomeze abacitse ku icumu rya jenoside, abayirokotse, gukomera, kugira ubutwari. Ni ibikomere bitoroshye, kubura abawe nk'uko umuhanzi yabivuze, ukagira ibirori ukabura ubitaha, washyingirwa ukabura ugutwikurura n'ibindi. Ni ubuzima butoroshye, ndetse bwenda kuba ubuzima bujya kuba ikibazo. Ariko reka mbakomeze, kuko dufite leta idukunda, itwitayeho kandi izakomeza kutwitaho. Ari nayo mpamvu tuyishimira iteka ryose. Tunashimira ingabo za RPA, Valeri yabivuze, zari ziyobowe na nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Natwe tutazahwema gukomeza gushyigikira imbaraga n'ubutwari batugaragarije. Dushimire rero n'abandi bose bakomeje kugira icyo bakora, haba mu gihe cya jenoside, yewe na mbere yaho na nyuma, kugira ngo uwo wabarirwaga mu bwoko bw'abatutsi abashe kubaho, ndetse no mu gihe cya nyuma ya jenoside abantu bashobore kwiyubaka. Abo bose rero turabashimira ubw'uwo muhate n'umwete batwereka. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha, twibuke twiyubaka. Twese ndagira nti twibuke twiyubaka kandi dukomere. Turashima cyane amaze gutambuka hano, duhereye mu bihangano by'indirimbo,
batwibutsa amateka yaranze igihugu cyacu ndetse batwibutsa n'uburyo dutwaje gitwari tukaba dukomeye. Nanone reka dushimire Muzehe Matiyasi watwibukije uburyo urwango dukwiye kuruhamba maze tukubaka igihugu cyacu kizira amacakubiri ndetse kigashingira ku moko twese nk'uko turi abanyarwanda. Reka nanone dushimire itsinda ryavuye hano rihagarariye imiryango yazimye muri no murenge wa Mukura bakagira bati ntabwo mwazimye turacyariho, nabo turabashimiye cyane. Reka twongere dushimire perezida wa Ibuka mu karere kacu ka Rutsiro wongeye kutwibutsa uburyo abanyarwanda dufite ubutwari bukomeye cyane, aho twese twunze umurunga tukaba turi abanyarwanda kandi tukaba dutwaje gitwari. Reka dushimire igihugu cyacu cyiza kiyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, akaba yari n'umugabo w'ikirenga na n'uyu munsi unamuye icumu, tukaba turi kwizihiza imyaka 30 igihugu cyacu kivuye mu icuraburindi. Nanone kandi twishimira iterambere tugezeho, ubu ngubu tukaba tugeze ahantu hashimishije. Dushimire nanone leta yacu umwe bw'abanyarwanda yemeye ko tugira umwanya wo kwibuka, tukibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi ndetse tukibuka n'imiryango yazimye. Batwibukije ko uyu munsi ni inshuro ya kabiri twibuka imiryango yazimye muri uyu murenge. Ukibaza ati se mu myaka 30 yarishize tukaba twibutsemo inshuro ebyiri, ubwo ni ku nshuro 29 n'uyu munsi wenda niba ntibeshye. Tukibaza ati se byagendaga gute? Turashima intambwe imaze guterwa kugira ngo abazimye bumve ko tugihari kandi tuzusa ikivi cyabo. Reka dushime nanone ko mu gitondo mbere yuko tuza hano aho imibiri yari iruhukiye ahangaha kugira ngo tubahe icyubahiro, ubu ngubu baruhukiye mu rwibutso navuga hari rwiza, reka tubyite gutyo, rwa Nyamagumba. Ubu ngubu tukaba twazindukiye mu gitondo dushyiraho indabyo nk'uko abaririmbyi benshi bakunda kuvuga ngo nta kindi dufite uretse indabyo ndetse n'urukundo tubakunda, ibyo nabyo turabyishimira. Reka nshimire mwebwe abaturage b'umurenge wa Mukura kuba mwihanganye mukaba muri ku zuba rimeze gutya mukaza muri benshi kugira ngo tuze tubahe agaciro ndetse tubereke urukundo. Imana ibahumugisha. Mu karere kacu ka Rutsiro ndetse no mu gihugu muri rusange twari turi mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro 30, aho twatangije iki gikorwa ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4. Uyu munsi tukaba twaje kwibuka imiryango yazimye. Ni byishimo kuri twebwe nk'abanyarwanda cyangwa se n'abarokotse jenoside uko bumva bongera gutekereza imiryango yabo yazimye. Nk'uko babigarutseho mu karere ka Rutsiro tubarurirwa imiryango 930 yazimye mu rwego rw'akarere kose, ariko hari imirenge imwe n'imwe igenda igaragaramo imibare minini. Turavuga nk'umurenge wa Boneza hazimye imiryango 214, hajya mu murenge wa Gihango ni imiryango 63, twajya mu murenge wa Kivumu ni umuryango umwe, twajya mu murenge wa Manihira ni imiryango 5, no mu murenge wa Murunda ni imiryango 5, Musasa ni imiryango 52, twajya muri Mushubati ubwo niyo ya kabiri ikurikiraho ku murenge wa Mukura ni imiryango 245, twajya mu murenge wa Ruhango ni imiryango 5, noneho muri Mukura ahantu turi ni imiryango 340, yose hamwe ikaba 930. Umaze gufata iyo miryango yose yazimye ikaba yaragize amahirwe kuba ikiriho, mwakumva imiryango yaba ikiriho kandi mukumva n'iterambere bagakwiye kuba bagezeho. Rero turashimira leta yacu nziza y'ubumwe bw'abanyarwanda idahwema gushyira umunyarwanda imbere
igira ngo ubuzima bwe bube bwiza, twe guheranwa n'amateka. Turashima leta yacu nziza yashyizeho amashuri kugira ngo umunyarwanda wese yige. Turashima cyane cyane ibikorwa remezo byagiye bitwegereza, kugira ngo abaje umuhanda twanyuzemo nubwo harimo ivumbi ariko mwabonye ko ari umuhanda mwiza. Turashima cyane ibikorwa remezo aribyo by'amashanyarazi bituma tuvuga mu kumva. Ibyo byose tubikesha leta nziza y'abanyarwanda. Imyaka 30 irashize jenoside ihagaritswe, ndetse turi kwishimira iterambere tugezeho. Nanone turashimira abarokotse jenoside ku butwari ndetse n'imbaraga zikomeye, uburyo bafashe iya mbere kugira ngo bakomere batwaze gitwari, kandi nanone babere abandi urugero. Hano mu murenge wa Mukura twari dufite imanza nyinshi z'inkiko gacaca zirenga 400. Turashima cyane abarokotse jenoside ko bafashe iya mbere bagasaba imbabazi abakoze jenoside, ababiciye ababo, bagatwaza gitwari. Turashima cyane rwose byimazeyo. Ibi ngibi kugira ngo uzatere intambwe ubikore ntabwo byoroshye. Harimo ab'ingoma Inyasi ndetse n'abandi barokotse jenoside, turabashimira cyane mu rugero rw'ibifatika. Nanone turacyafite izindi manza 19, kandi abakoze jenoside barahari ndetse nabo bireba bari hano. Ibyo tubasaba rero nk'ubuyobozi cyangwa se kugira ngo twubake ndi umunyarwanda, nuko twatera intambwe tugasaba imbabazi. Murabizi nk'uko Philippe yabivuze, ubundi niba ushaka Imana utagira urukundo ntabwo Imana uzayibona. Niba utiga kubabarira ntabwo Imana uzayicirira. Rero mboneraho gusaba abarebwa n'izi manza ndetse n'abarokotse jenoside n'abakoze jenoside bari hano cyangwa se badahari, imiryango yabo ikaba ikiri hano, turabasaba ko mwatera intambwe kuba twaragize uruhare runini kugira ngo imanza 400 zirangire hagati y'abakoreje jenoside ndetse n'abayikoze, maze zikarangira. Iki ni igikorwa cyiza kigaragaza ko ndi umunyarwanda yafashe. Tuboneraho kugira ngo dutere intambwe n'izi manza 19 zirangire, ubundi twibakire u Rwanda twifuza, ndetse dushyiraho gahunda nziza ya ndi umunyarwanda. Turacyafite urugendo rukomeye nk'uko nari mbigarutseho rwo kugira ngo ndi umunyarwanda ifate kandi ikomere. Nk'uko babivuze, imiryango yazimye sintekereza ko bose bashyinguwe. Ku myaka 30 irashize tukibona imibiri ijugunyanze hirya no hino ku musozi nko murenge wa Musasa ndetse na Mushubati na Boneza. Twarashyinguye imyaka 30 ishize, uwawe akiri munsi y'umukingo, uwawe ajugunyanze hirya no hino. Turacyafite urugamba kugira ngo dutange amakuru hakiri kare, kugira ngo byibuze uwabuzuwe yumve ko aruhutse. Nanone dufite urugamba rwo kwigisha abana bacu. Nagize amahirwe hano, nabonye hari urubyiruko rwinshi cyane rwiganje. Ni umwanya wo kubasobanurira amateka yaranze u Rwanda rwacu, hagizwemo uruhare n'ubuyobozi bubi. Ni umwanya umunsi yakubaza ati se mama cyangwa papa byagenze bite, ntukamuhishe, uzamubwiza ukuri. Nakubaza mbese ko twagiye gusura urwibutso ngasanga umutwe w'umuntu urimo igikomere, ndavuga umuhoro kuko dufite inzibutso zirimo amateka agaragaza uko umuntu yishwe. Uzamubwiza ukuri kandi uzamubwire n'icyabiteye. Ni umwanya wo komorana ibikomere, ni umwanya wo gusangira, ni umwanya wo gushyingirana, ariko dufite wa mutima w'urukundo wo kugaragaza yuko tutazongera ukundi. Fasha umwanya rero mbashimira abaturage b'umurenge wa Mukura kugira ngo twese turwanire iterambere ry'igihugu cyacu ndetse n'akarere n'umurenge muri rusange, dushyigikira ibyiza byagezweho, turinda amacakubiri ndetse no kwirinda ko hari uwatubibamo. Ni umwanya mwiza rero wo gutanga amakuru ku gihe, ni umwanya mwiza wo kudashyigikira ikibi, ni umwanya mwiza wo guharanira iterambere ritavangura, ni umwanya mwiza wo kugira ngo dushyigikire ibyiza twagezeho. Reka mbashimire rero ku mwanya mwiza mwatweretse kandi mukatwereka urukundo no kuba mwateze amatwi ku mpanuro twahawe. Nanjye ngira nti ku bufatanye bw'akarere
no mu izina ryanjye bwite tuzaharanira icyaduteza imbere twubaka ubumwe bw'abanyarwanda ndetse duharanira na ndi umunyarwanda. Murakoze cyane, Imana ibahumugishe. murakoze. Agira ngo mbasabe kigiye gukurikizaho tugikore mu mutuzo. Tugiye kwerekeza hano ahari agafanta, ariko mu buryo bwiza. Turahera kuri uruhande rurimo abashyitsi, turabikora protokoli idufashije. Ubu ngubwo kwari uruhande muraba mwicaye kuko buri wese arahaca, ariko turagenda mu kinyabupfura. Kubera yuko yishwe mudaherukana, ukaba utaramenye yiburanaga kuruke, ntiwigeze umenya naho bamujugunye cyangwa se ngumenye ijambo rya nyuma yavuze. Ukumbura ya minsi mukiri kumwe, ibyo bihe byiza byose ubu byabaye amateka. Kuko mvuga ibyo ukumva ari ubuhamya bwawe, nkaba mbivuga ukumva ari wowe mvuga. Kuko iyo nkuru wumva ari ubuhamya bwawe, iyo nkuru reka nyirekeraho. Ndagusabye ntiwibuka, maze ukumva imbaraga zibaye nke. Ndagusabye ntiwibuka, maze ukumva inimbira kuganje. Ntiwibuka urupfu abawe bishwe, jya wibuka n'ibihe byiza mwagiranye. Ntiwibuka agahinda bajyanye, jya wibuka n'ibihe byiza mwagiranye.